Madame Louise Mushikiwabo yavuze ko basaza be na nyina bishwe muri jenoside yakorewe abatutsi mu 1994. Louise Mushikiwabo, umunyamabanga mukuru w'umuryango uhuza ibihugu bikoresha igifaransa OIF, yagaragaje ko kuwa 7 Mata mu 1994 abari mu rugo rwa musaza we Rando Waridi Ndasingwa waruzwi nka Rando barimo umubyeyi we bose bishwe, nyamara biba musaza ari gusaba ubufasha mu Babirigi ngo bamutabare. Mu kiganiro yagiranye na Jeune Afrique, Louise Mushikiwabo akaba na mushiki wa Rando yagaragaje ko ubw'inkotanyi zinjiraga mu mujyi wa Kigali mu Kuboza mu 1993 yahise abwirwa na musaza we ko agomba gusubira imahanga. Louise Mushikiwabo mu bihe bya jenoside yakorewe abatutsi mu 1994 yari umuyobozi wa Banki Nyafurika ariko akorera i Washington mu biro bishinzwe Amerika y'Amajyaruguru. Ku busabe bwa musaza we Louise Mushikiwabo muri Mutarama mu 1994 yasubiye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu kazi ke. Icyakora ngo ntigeze atekereza ko mu Rwanda hashobora kuba jenoside ikangiza byinshi nk'uko byagenze. Ku rundi ruhande ariko yiyumvishaga ko musaza we yashoboraga kwicwa ku mpamvu zirimo ko yari we mututsi wenyine wari mu bari bagize guverinoma ya Habyarimana. Icyo gihe ari minisitiri w'umurimo. Mushikiwabo akavuga ko inshuro nyinshi musaza we yibasirwaga bigizwemo uruhare runini na radiyo y'abibye urwango ariyo RTRM. Uyu mugabo akaba yaragiye yibasirwa cyane. Louise Mushikiwabo yagize ati kuwa 7 Mata mu 1994 niriwe mu nzu nabagamo muri leta ya Maryland. Uwo munsi ndawibuka neza, ni umunsi numvaga ameze nk'uwanyoye ibiyobyabwenge. Abantu batandukanye bambwiye ko musaza wanjye Rando yishwe. Louise Mushikiwabo yavuze ko icyo gihe nyina ubabyara yari yasuye musaza we mu rugo rwe. Mu kanya gato intumwe y'umushumba mukuru wa Kiliziya Gatolika ku isi mu Rwanda, icyo gihe Papa yari Papa Yohani Paulo wa II, yari inshuti ikomeye ya Rando, yahamagaye Mushikiwabo. Agifata telefone yahise yumva ko musaza we byarangiye. Yagize ati yavugaga wumva afite igihunga, arambwira ati ngomba kuvanwa aha hantu. Yari ari kurira ati ibiri kubera hano ntabwo ushobora kubyumva. Ntabwo yabashije kunsobanurira, nuko namenye ko musaza wanjye yishwe, yiciwe mu rugo iwe. Icyo gihe urugo rwa Rando rwarindwaga n'ingabo za Loni kuko yari umwe mu bantu bari bibasiwe. Mushikiwabo agaragaza ko icyo gihe abarindaga Perezida Habyarimana baje kwa Rando mu rugo, ingabo za Loni zamurindaga zahise zihunga. Icyo gihe zasanze ari kuri telefone avugana n'umuyobozi w'ingabo z'Ababirigi zari mu Rwanda, ndetse yanahamagaye General Romeo Dallaire wari umuyobozi w'ingabo za Loni asaba ko bamutabara. Mushikiwabo yagize ati icyo gihe Rando aravuga ati dore bageze ku muryango bahageze. Uwo Mubirigi ntacyo yari gukora muri icyo gitondo. Louise Mushikiwabo yahishuye ko ari muri urwo rugo wese yishwe harimo nyina, umukozi wakoraga kwa musaza we n'umugore we wakomokaga muri Canada, bose bararashwe. Icyakora undi musaza we wa kabiri, umugore we n'abana be bose bararokotse, mu gihe musaza we wa gatatu wari wakomeretse yapfuye nyuma y'ukwezi yishwe n'ibikomere kubera kubura ubuvuzi. Yagize ati yari yahunze ava mu rugo rwe agana kuri Stade Amahoro ahari hahungiye abantu benshi batandukanye. Nyuma yayisohotsemo agiye kureba mushiki we, ajya aho yari atuye ashaka kumenya ibiri kuhabera kuko kuri telefone yari yamubuze. Mushikiwabo yavuze ko musaza we wa gatatu yakomerekejwe, agakekwa ko byakozwe n'interahamwe cyangwa abasirikare bashoboraga kuba bari bamukurikiye. Kubura musaza we biri mu bintu byamunaniye kwakira, cyane ko yari afite n'ubwoba bwo kubaza abandi bo mu muryango we kuko byari nk'umuntu warose inzozi mbi ntabashe kuzivamo ngo akanguke. Mushikiwabo yamaze iminsi 3 yose ataratora agatotsi kuko yaramaze iyo minsi kuri telefone amasaha yose abaririza ibiri kubera mu Rwanda. Yagize ati mperutse kuganira n'inshuti ndayibwira nti ntabwo numva uburyo imyaka 30 ishize kuko nejo bundi. Louise Mushikiwabo agaragaza kuko abanyarwanda bagenda begera imyaka 30 niko urwo rwibutso rwe rurushaho kugaruka, akibuka ibyo bihe by'agahinda, ibihe byo kubaho nta makuru yabawe.
Louise Mushikiwabo yavuze kuko agenda asatira izabukuru, agenda afata imimerere nk'iyo mubyeyi we, bigatuma arushaho kumutekereza cyane. Yagize ati mama yari muremure kundusha, umugore mwiza, vuba aha nzamfite imyaka nk'iyo yari afite mu 1994. Nkeka ko nsa nawe iyo nambaye umukenyero, mbona ingenda ari ya mama wanjye. Akenshi ngo iyo ndi muri Kigali umugabo wanjye asinzira kare, nje bibaho gake. Yerekanye ko afata amafoto yajyanye muri Amerika mbere ya jenoside yakorewe abatutsi, akavuga ko nubwo mbere atatinyukaga kuyareba, ubu asigaye yicara hasi akayitegereza yose uko yakabaye, bigatuma yibuka ibyo bihe. Yashimangiye ko batekereza kube yabuze, agafata umwanya akabatekerezaho atuje, kuko ubu kubaho mu cyimbo cyabo bimuha imbaraga zikomeye, ndetse kuri we kubaho neza ku bwabe yabuze ari itegeko. Nubwo ari mu mirimo yatorewe imahanga, umutima we awuhoza ku gihugu cy'amavuko cy'u Rwanda, dore ko agikurikiranira hafi kuko yahabaye akanahakora kandi akaba ari umunyarwanda. Musaza we ari we Lando Walid Ndasingwa, wamenyekanye kuri Lando cyangwa se She Lando, yari umunyapolitiki n'umushoramari nk'uko twabigarutseho. Yishwe kuwa 7 Mata mu 1994. Ndasingwa niwe nyiri hoteli ya She Lando, yayitangije mu 1980. yarafatanyije n'umugore wo muri Canada ari we Helena. Kuva icyo gihe iyo hoteli ikaba yaratangiye kurebererwa na Anne Marie Kantengwa, umushoramari n'umunyapolitiki. Lando yari yarize kuri Saint Andre, aza gukomereza muri kaminuza nkuru y'u Rwanda, akomereza amasomo ye muri kaminuza ya Laval muri Quebec, akaba yarize na Montreal. Uyu mugabo yabaye umwarimu muri kaminuza y'u Rwanda, yaje kugirwa minisitiri w'umurimo muri guverinoma ya Habyarimana, ibintu bitari byoroshye kuko yari umututsi. Kuwa 17 Gashyantare mu 1994, General Romeo Dallaire yaje kwakira amakuru ko Lando hari gahunda yo kumwica, nk'uko uyu mugabo yabigarutseho mu gitabo yise Shake Hands with the Devil. Mu bihe bitandukanye Lando yagendaga akomeza gutotezwa, ariko by'umwihariko bigizwemo uruhare na radiyo ya RTLM. Kuwa 7 Mata nibwo Lando yishwe hamwe n'umugore we Helena n'abana babo barimo Marayika wari ufite imyaka 17, Patrick wari ufite imyaka 15, na nyina wabo akaba yarishwe n'abarabarinzi ba Perezida Habyarimana nubwo bari mu burinzi bw'ingabo z'abibumbye. Louise Mushikiwabo yabaye minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'u Rwanda guhera mu mwaka 2009 kugera mu mwaka 2018 ubwo yatorerwaga inshingano z'umunyamabanga mukuru wa OIF. Dukomeje kwibuka twiyubaka.